Yesu ashimwe. Nongeye kubaha ikaze kuri Healing God Official. Kora subscribe, share na like kugira ngo ikiganiro kigere kure kandi Imana iguhe umugisha. Ntibagirwe gukora subscribe, ukore no kuri like. God bless you so much. Tugiye kuganira kuri topic ijyanye no kuboneza urubyaro. Ese umukristo yaboneza urubyaro cyangwa se n'undi muntu ari wese kuboneza urubyaro, ingaruka zabyo ni ibihe, ni izihe? Ese Imana hari ijambo muri Bibiliya rikondana cyangwa se ryanga ko abantu baboneza urubyaro? Byose tugiye kubiganiraho muri kiganiro, ntuze kugenda utakirangije. Kandi ndakubwiza ukuri ko Healing God Official yaje kugira ngo idufashe kugira byinshi dusobanukirwa, tumenya mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'ubuzima busanzwe, kugira ngo tubeho neza duplaninga ejo hazaza h'ubuzima bwacu, imibereho yacu, nuko tubaho mu gihe kizaza kandi neza muri Kristo Yesu. Rero tugiye gusenga kugira ngo dusabe imbaraga z'Imana cyangwa se umwuka w'Imana azegomeza kubana natwe. Turagushimiye Imana turi kumwe natwe, tukweretse ikiganiro tugiye kuganira. Reka uduhe umugisha kandi n'abantu bose baza kumva kino kiganiro baho umugisha. Reka umwuka wera n'ubushobozi bw'Imana bigume kuri twe, kandi ikiganiro tugiye gutanga kize kuba ari cyo gufasha abantu kugira ngo bagendere mu nzira yawe kandi babeho banyuzwe, bishimye, bari mu byiza ubaha mu izina rya Yesu. Rero reka utange imbaraga zawe kuri twe kandi uhe umugisha igihugu cyacu cy'u Rwanda, twese dukomereshe ubuntu bwawe, kandi abantu bose baza kumva kino kiganiro kibagirire neza, kibahumure kandi bagirirwe neza nawe, kuko uri Imana yacu, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ni karibu turi kuganira. Iyo bavuze kuboneza urubyaro cyangwa se wowe wumva iki? Yavuze kuboneza urubyaro, bavuze kubyara abana witeguye mu gihe runaka kandi utekereza ni bangahe. Dushingiye kuri raporo yo kuri 17 z'ukwa 4 2024 ya WHO cyangwa se World Health Organization, ivuga kuri abortion cyangwa se gukurwamo kw'inda zidateganijwe. Iyi raporo ivuga ko abantu batandatu mu ndi 10 bose bavamo cyangwa se zivamo. Inda 3 mu ndi 10 zidateganijwe zivamo. Mbega niba hari umuntu wasamye inda ariko itateganijwe, niba hari abantu 10 basamye inda zitateganijwe, batandatu zitazivanwamo, 4 zitateganijwe nizo zibaho. Niyo nuze nicyo kigeranyo bakoze cyangwa se raporo vuga ko 45% zinda zikurwamo nabi cyangwa ku buryo zihitaranwa ababyeyi. Muri zanda 6 zakuwemo, 45% zazo zikuwemo zituma ababyeyi bashobora gupfa cyangwa se bigatera morbidities cyangwa se kutongera gusama cyangwa se kongera gutwita bitewe n'ibibazo byabayemo. Rero mu mwaka umwe habaho inda zitateguwe cyangwa zitateganijwe. Habaho inda miliyoni 73 ziterwa mu mwaka umwe. 60% zazo ziba zitateganijwe, 29% zikurwamo. Ubwo mu zitateganijwe ni inda miliyoni 44,530 ziba zitateganijwe. Noneho izindi muri izo ngizo zitateganijwe bakuramo 21,170 zivamo. Rero ubwo icyo nshaka kuvuga, ndi kwenda negereza ibijyanye no kuba twumva ubukana bwo kumva ngo ese kuboneza urubyaro ni iki, kucyo abantu bidukangurira. Ese nk'umukristo si ibintu bituzonga bikatuvanga ku rwego rimwe na rimwe usanga no mu nsengero abantu badahuza kuri iyo topic, ndetse abapasiteri baravuga ngo ntimuboneze urubyaro ariko abakristo bakabiboneza mu ibanga, ku buryo habayeho umwuka w'uburondozi wasanga itorero ryose rihagurutse cyangwa se Imana ivuze ati mwese abapasiteri bagatungurwa. Rero turi kureba ngo ese iki kintu ni icyaha cyangwa si icyaha, ahubwo nuko wenda tuba muri bwa buzima bwacu bw'agakiza twakira, ariko tukaba hari ibintu byinshi twahishwe no kumenya tutaramenya neza. Rero no mu ngo usanga hari ugukurwamo inda
cyangwa abantu babana mu ngo bashakanye bakuramo inda bakiriye zitateganijwe bitewe n'impamvu runaka. Hari impamvu y'ubukene, impamvu y'uko n'undi wayiguteye cyese mu rugo mutumvikana, mwumva mwanashwana mwatandukana, ibintu nk'ibyo. Tugendera kuri raporo n'inama ihuriyeho n'imiryango ya Gikristo yo kuwa 10/6/2010 ariyo CHAK cyangwa se Christian Health Association of Kenya na CHAZ, ubwo n'abantu bayihuriyemo, Church Health Organization of Zambia, iri kumwe na Enimekiko Pharmaceutical Network, itewe inkunga na World Health Organization, USAID, DHS program. Bakomeza bagaragaza ko buri mukristo cyangwa se buri muntu wese bagomba kwitabira family planning cyangwa se kuboneza urubyaro. Iyo raporo yiswe Christian Support for Family Planning Messages for Christian Community. Bavuze yuko hari bigera muri bine bavuze. Cyambere, ntihabaho ko umuryango wishima mu gihe ibikenewe byose ku bana n'ababyeyi bidahari. Ikindi, kugira ubuzima bwizewe no gushyira akanya ka 3 years hagati y'umwana n'undi byatabara 1,600,000 by'abana bapfa bazira imibereho mibi buri mwaka. Ikindi, 21 kugeza kuri 22 miliyoni z'abagore bakunda gukuramo inda mu buryo butizewe. Rero kuboneza urubyaro bituma ababyeyi benshi badapfa bari gukuramo inda. Ikindi, family planning ituma igitsina gore nacyo kigira icyo gikora, maze abagore bakagira ubushobozi n'amafaranga no gukora. Family planning ituma abakobwa n'abagore biga bakaminuza. Mu Rwanda kuboneza urubyaro bakoresha uburyo butatu, ndumva ari byo busanzwe buzi. Hari uburyo bwa kamere, uburyo bwa karemano n'uburyo bugezweho harimo kwifunyisha burundu n'ibindi byinshi. Rero si ibyo nashaka kuvuga, ntabwo ari ibyo nashaka gutindaho. Nashaka gutinda ku buryo isi yo hanze yumva kuboneza urubyaro icyo ari cyo cyase ukibibona, kugira ngo twumve overview. Harimo umuntu waba kuboneza urubyaro akumva nyine ntagazi ibintu uri kumubwira, ntagazi isi uri kumujyanamo. Okay, ese kuboneza urubyaro ni icyaha ku bakristo? Ubu buryo bwombi ni ubuhe bwemewe? Ese Bibiliya ibivugaho iki byo kuboneza urubyaro? Izi ngingo turazisubiza mu bibazo bitatu bikurikira. Ese kuboneza urubyaro ntibyangiza ihame ry'Imana rivuga ko abana ari impano y'Imana twahawe n'Imana? Murabizi ko Bibiliya ivuga ko abana ari impano y'Imana kandi tugomba kubyara tukuziza isi. Ingingo ya kabiri, ese ntitugomba kwemerera Imana ikaba ari igenga ubwinshi bw'abana tugomba kubyara? Iyo ni ingingo ya kabiri turi busubize. Ese kuboneza urubyaro ku mukristo birashoboka ko yakoresha artificial way cyangwa se uburyo bwa karemano cyangwa burabujijwe ni icyaha? Ingingo ya kane, ese kuboneza urubyaro ese kuboneza urubyaro ugisama ese kuboneza urubyaro ntibisobanura kutizera Imana? Iyo ni ingingo ya kane turi busubize. Okay, mbere na mbere kubizera no ku bakristo nta tegeko na rimwe riri mu byanditswe byera ryemeza cyangwa risobanura ko umuntu adakwiye kuboneza urubyaro. Gusa ikintu cy'ingenzi ni uko dukwiye gukurikiza amategeko y'Imana tukubaha inzira ye. Zaburi 119:1 haravuga ngo hahirwa abagenda batunganye bakagendera mu mategeko y'Uwiteka Imana. Bisobanuye ko abantu bagendera mu mategeko y'Uwiteka Imana ari bo bantu batunganye imbere y'Uwiteka Imana. Utayagenderamo ntago agomba kugendera, ntago agomba kuvuga ko ari mu nzira y'Uwiteka Imana. Niba tuboneje urubyaro turi abakristo tukabikora mu buryo bwerekana ko Imana atari impano, cyangwa se bwerekana ko abana atari impano y'Imana, twaba twibeshye ko twaba turi gutuka Imana, tutagendera mu mategeko y'Imana. Nisoma Zaburi 27 umurongo wa 3 haranditse ngo dore abana ni umwandu uturuka ku Uwiteka, imbuto z'inda nizo ngororano atanga. Rero icyo nashaka kuvuga, ntugakine n'abana cyangwa se ngo urwanye Imana kuri ibyo cyangwa se kuri bo, kuko abana Imana itanga baba bashoreranye n'impamvu ndetse n'umugisha Imana itanga. Hari ababuze abana imyaka myinshi, jya wubaha impano n'urubyaro Imana iguhaye, kandi ibyo bifate, kuko nta muganga ushobora kuvuga ngo nguhaye abana. Nyine ibintu ushaka kuvuga ni uko tugomba kwita
ku bana. Abana ni umugisha, abana ni umwana uturuka ku Uwiteka Imana. Ntushobora kwiha umwana, ntushobora kwiha kubyara, ntushobora kugira ikintu uhindura ku rubyaro. Ni Imana yonyine ibigena, nta mupfumu, nta mukonikoni, nta muganga, ntande ushobora guha urubyaro wararubuze. Ni Imana ishobora kuguha abana yonyine. Kandi hari igihe tuvuga ngo wenda ngo ushobora kuba utaranarozwe, kandi aho ngaho utararozwe pasiteri ntacyo yakora, ahubwo gusa ari ibyabaye naturenoma kuri wowe, bigasaba ko wisunga Imana ikaba ari igira gute, ikora ibidasanzwe. Kandi niyo baba barakuroze, Imana itanga urubyaro. Imana niyo ibohora urubyaro, niyo itanga urubyaro. Niyo mpamvu nabwo ngo ufite atansiyo yo gukinisha abana. Hari abantu bakinisha abana ngo Yesu ashaka kubyara, ugasanga yaciye iteka, ugasanga ari kubakinaho, ukagira ngo niwe uzabiha. Imana niyo itanga urubyaro, ntugakine n'ibyo bintu. Rero reka dusuzumire naho bya bibazo bitatu tugiye gusubiza kugira ngo twumve ese umukristo yakitwara ate mu bintu byo kuboneza urubyaro. Ikibazo cya mbere twabibaje ngo ese kuboneza urubyaro ntibyangiza ihame ry'Imana rivuga yuko abana ari impano y'Imana? Clearly ubundi abana ni impano y'Imana pe, ariko abantu bagera kure bakemeza ko ari icyaha cyangwa se ari ikosa gushyiraho igihe n'umubare w'abana ushobora kubyara, kandi sibyo. Ibi bifate nk'uko Bibiliya ivuga ko umugore ari umugisha uturuka ku Uwiteka, ariko ikanemeza ko wanabaho uri singo iteka ryose. None se nacyo ni icyaha kuba singo? Kuko urumva niba Imana ivuze ngo umugore ni umugisha uturuka ku Uwiteka Imana, ariko nyiri ikavuga Bibiliya ikongera ngo ibyiza ni uko wareka kurongora by'iteka ryose. Tuvuge ko noneho se icyo ari icyaha? Ntabwo ari icyaha. Rero bisobanuye ko hari ibintu byinshi byegeranye, ariko bisaba ngo Imana ko yaduhaye imbaraga. Biravuga ngo ijuru ry'Uwiteka ariko isi yayihaye abantu. Imana hari ubutware yaduhaye, ugereranyije no gusoma Bibiliya igenda bigaragaza uburyo Imana imaze kurema Adamu nawe bahisemo gutwara ibintu. Hari ubutware yaduhaye Imana ngo tugire ibintu dutwara, cyangwa tugire ibintu dushyiraho oda cyangwa dutegeka, bitewe gusa n'imbaraga n'ubushobozi Imana yagiye iduha yaturemanye. Imigani 18:22 yanditse ngo Imigani 18:22, ubonye umugore mwiza aba abonye ikintu cyiza, akaba agize umugisha ahawe n'Uwiteka. Uwo nubonye umugore mwiza. Noneho Abakorinto ba mbere 7:8 yanditse ngo abatararongora kandi n'abapfakazi ndababwira yuko icyiza kuri bo ari uko bagumya kumera nkanjye, bakamera nkanjye. Ubwo yari ingaragu Pawulo niyo yabivuga. Pawulo yari ingaragu icyo gihe akorera Yesu, yarabuze umwanya wo kujya mu by'isi no gushaka no kubaka. Rero kuba umuntu yakubwira ko akwemereye impano y'inka, ntabwo bucyo ujya kuzifata, nta nubwo bucyo ujya kuzizana, kuko yakwemereye inka nyinshi. Ushobora kuba nta kiraro ufite, ushobora kuba nta bwatsi ubona uzabona, ushobora kuba n'umuryango utasapodinga izo nka, kandi ntiwemerewe guhita uzigurisha, ntiwemerewe kuzitanga, kandi izo nka zigomba kubaho neza kugira ngo impano wahawe umuntu azazabone ko wayifashe neza, ejo atazagushyiraho umugayo, cyangwa akaba yanavuga ati wanyiciye inka, witwara nabi bigayitse, kuko umuntu waziguha ashobora kuba anakurusha ububasha. Rero ikintu uzakora ni icyo uzamubwira ngo urampa inka ya mbere uno munsi, ariko izindi nka ebyiri nzazifata nyuma y'imyaka 3, kuko nibwo nzafite ubushobozi bwo kuba yanamanaginga ya nka, n'izindi nzazifate mu myaka iri imbere. Ntabwo wanze za mpano ze, ahubwo renje y'uburyo uzakira za mpano niyo wagiye ugira gute uhitamo. Bavuga ati wanyemerera nkafata renje y'impano igenza afatira impano. Iyi si intambara uba ushoboye ku Mana, si n'ububasha ubuvuze ngo Mana rero ngo ndagutegetse, ahubwo nuko impano ntago wazanze, ahubwo ikintu uri kwanga nuko za mpano ni ziza zizasa nabi, n'Imana ikakubona nabi, n'uwari kugugabira akabona ko uri umugabo mubi udafata impano ze neza, bikagaragara nk'igitutsi ku buzima bwawe no ku muryango wawe, ku buryo ushobora no kurira cyangwa se n'uwaziziguye akumva akavuga ngo birutwa nuko ntari kuguha za nka zanjye. Rero icyo ngicyo kiri kuba. Rero byaba ngombwa ukazifata mu gihe gitandukanye bitewe n'ubushobozi ufite, kuko uzifatiye rimwe nta biraro nta n'ubushobozi, izo nka zizapfa, zizibwa cyangwa se zicwe n'inzara. Ikindi nawe ubwawe zishobora kugukenesha ukisanga wararuhiye ubusa. Rero no ku Mana nuko iduha abana nk'Imana. Rero n'Imana nk'uko iduha abana ntibibujijwe kwishyiriraho igihe wumva ushoboreye kwakiraho iyo mpano, no gushyiraho umubare. Gusa nanone hahirwa ufite abana benshi, cyangwa nk'uko Bibiliya ivuga Zaburi 127 aravuga ngo hahirwa ufite ikirimba kibuzuye, abameze batyo ntibazakorwa n'isoni, kuko bazavuganira abanzi babo mu marembo.
bisobanuye ngo umuntu ufite abana benshi afite imbaraga, umwe ajya kuvoma, undi ajya guhinga, undi aba umuganga, undi aba umusirikare, undi aba umudokita, undi aba ibintu bitandukanye. Abana ni umugisha w'Imana, kandi ni umugisha kuri twebwe abababyara, ni imbaraga zacu. Niyo mpamvu nshishikariza abantu, umuntu wese ko afite wenda ubushobozi bwinshi, afite uburyo bw'abana babaho, nashatse yabyara abana benshi bashoboka, kuko nta kibazo gihari kuba wabyara abana benshi. Ariko iyo ubyaye abana benshi kandi nawe ubwawe ubona uburyo uhagaze, uburyo umeze, akenshi barakugerageza n'ijoro wari urimo, n'umurongo w'ijoro urimo ukawuta, kuko urumva Bibiliya ubwayo igaragaza neza yuko abantu twebwe tubeshwaho n'imirimo y'amaboko yacu. Niba imbaraga zawe na capacity ufite n'ubushobozi bwawe ufite, witekereza ngo Imana izakora ibintu bidasanzwe ngo ubone amafaranga araje abana babeho neza. Tekereza ahubwo ngo ngende gukora gute, ndaprojecta ubushobozi ufite mu gihe kizaza, abana banjye niyo nakivuna nkihiringa, abana banjye bazabaho neza, baziga, ntibazajya bansebya cyane nanjye mbabona numva Imana nta kimaze, Imana yarambereye igihombo, Imana ntacyo yafashije. Nibyo ugomba gutekereza mbere yuko uplaninga kuvuga ngo impano z'Uwiteka ari kumpa nzazakira gute, nzazakira ryari, nzakira zingahe. Nicyo nashaka kuvuga. Iyo ari Imana igahita uyirya bikarangira, byaba ari byiza. Ariko ni impano uzafata ukarera, ugakuza, ukabeshaho, ukayihereza ubuzima, ukayiha n'ubundi buryo izabaho yishimye. Hari nubwo tuba twarabayeho tubabaye, ukabaho ubabaye bikuvuna, iwanyu bari bakennye nawe ukennye, ariko ukifuza ko abana bawe babyaye batazagira ubuzima nk'ubwo wagize. Rero that's why usanga habaho family planning. None ikibazo cya kabiri tugiye kwibaza, ese ntitugomba kureka Imana ikaba ari igena umubare n'ubwinshi bw'abana tugomba kubyara? Abantu benshi bazi ko Imana ikorana nabo iyo batigeze bakora birth control, cyangwa se batigeze baboneza urubyaro. Ngiyo baboneje cyangwa se iyo baboneje urubyaro, ngo Imana ihita ibata kure, kuko ngo baba bigize ba mastermind, cyangwa se ngo ni ukwibeshya. Nyine abantu benshi niko bibwira, nyine baba bameze nk'aho babwiye Imana ngo Mana, twebwe tugiye kwibonereza, tubyara abo dushaka, tunabireke. Mbega Imana ngo nayita yumva ngo yizoretinze, ugahita uba ngo mastermind. Ariko ikintu natangajwe n'Imana ntishobora kwiyizora mu rukundo igufitiye, kuko wowe ubwawe urukundo ifitiye ni ruke. Rero iradukunda niyo twaguye, niyo dufite intege nke. Mbere yuko wumva ko Imana yizoretinze ikagusiga, wigeze wumva hari umunsi n'umwe Imana yigeze igusiga? Nta segonda na rimwe Imana irasiga ikiremwa muntu yaremye. Imana iteka ibana natwe kandi igumana natwe. Rero Imana ibiri muri control. Waba ufite abana, utabafite, cyangwa se ufite bake, cyangwa se ufite benshi, nta cyakura Imana kuba muri control ku buzima bwawe, kereka wenda wapfuye cyangwa se yaguhamagaye. Mbega waboneza urubyaro cyangwa se utaruboneza, Yesu ahora muri control. Mbega imbaraga z'Imana n'amaboko yazo ntiyabohwa na birth controls zawe. Kuboneza urubyaro, Imana dusenga bishobora kuba ari byiza ku buzima bwawe, cyangwa se bitewe n'icyo ufite cyangwa n'ubushobozi ufite, ugasanga byaba ari bibi ku buzima bwawe, cyangwa se bitewe no mu byumvikanaho nuko ubitekereza ibintu byawe. Kapa runaka se cyangwa se umuryango runaka ugomba kubyara, waba waboneje utaboneje, bitewe na pressure y'umwana Imana izanye mu buzima bw'umuryango wawe. Nuba murabizi neza ko Imana ntishobora kudisturbingwa nuko waboneje. Uboneza urubyaro ukanga ukabyara, waba utaruboneje ukanabyara bitewe na pressure y'umwana Imana ishaka. Murabizi ko mu Rwanda hari abantu benshi batwita kandi bafite udupira, bafite ibinini, bayiteza ishinge, bakora ibintu byinshi bitandukanye. Bivuze ngo Imana irenze plan y'Imana, irenze biriya bintu tujya gufata ngo byo kuboneza. Rero kuvuga ngo izere Imana wiboneze, kuvuga ngo izere Imana cyase kuvuga ngo izere Imana wiboneza urubyaro, no kuvuga ngo Imana niyo iduha ibyiza ariko nta kiza kiva ku bantu. Mbega no kuvuga ngo twebwe nta kintu dushaka gutekereza cyahura n'icyo Imana ishaka gutekereza. None se ko twiyogoshesha tukica umusatsi w'Imana, kuki twiyogoshesha tukica umusatsi w'Imana? Ese tuba tugomba kwihana ko twiyogoshesheje? Kuko Imana yaduhaye umusatsi, twakaburetse ugakura ukaba mwinshi, twagize tukavuga ngo noneho umusatsi wacu ni uw'Imana tuwureke. Cyangwa se kuriya kuntu bavuga ngo
ngo basokuruza bacu ntibari bazi Imana ariko bakoraga amasuku bakiyogoshesha. Rero ntago ibintu byose tugomba kubikora kubera ko dutegereje guidance y'Imana. Hari ibyo dukora nk'abantu, for example niba tugendera mu modoka n'amamoto twakwikuba turi gukora icyaha, ko turi kwica inshingano z'amaguru. Amaguru Imana yaremye kugira ngo agende, ariko twashatse moto, dushaka amagare, dushaka ibimahuro, dushaka imodoka, dushaka indege, dushaka amato, byose tuba turi kwangiza inshingano z'amaguru. Kandi na Yesu yagendeye mu bwato ari umwana w'Imana, ntiyazengurutse inyanja ngo azizenguruka zice ku ruhande. Oya, rero bisobanuye ngo hari ubwenge Imana yaduhaye ubwacu, n'Imana ijira gushima, iravuga ngo ubu bwenge burakwiriye ko umuntu abugira. Yes, kuki noneho utajya uryama ngo usenge gusa, ibiryo byizane bivuye mu ijuru, uragenda ugakora akazi, utagakora Yes, ugasonza n'umuryango wawe ukicwa n'inzara. Kuko iyo nizo ni responsibilities na decision Imana yashyize mu maboko yacu kugira ngo tuzimanaging. Rero uko niko n'ubuzima bwo kubyara bumeze. Ntabwo Imana yaje ngo iduhatirize, ntabwo Imana ijya guhatiriza ngo byara abana 100. Ahubwo Imana iguha impano z'abana benshi. Ahubwo ukabanga ese aba bana nzabakira muri range ingana gute? Ese nzabakira bangana gute? Ese nkorekeje projection y'ubushobozi bwa management Imana yampaye, aba bana bajyanye nanjye cyangwa se wenda bazaza ahubwo bagira agahinda ejo nanatuka Imana yabampaye banandirire mu maso mbabare birangira ahubwo noneho ibyo nakoze byose Imana bigaragaye nabi. Imana yaduhaye inshingano zo kororoka tugakwira isi, tukamanaginga isi, ariko nta mabwiriza y'iduha buri mwanya n'uburyo tubikoramo, kuko yizera ubushobozi yaturemanye bwo gufata imyanzuro no kugena uko buri cyose kibaho mu buryo bwa nyabwo, atari uburyo bw'akarengane, bw'agasuzuguro no kugomera Imana. Ibaze buri muryango mu muryango utishoboye cyangwa se wishoboye babyaye abana 15, isi yaba iseseme cyangwa se yakuzura abana benshi, urugomo rwagwira n'ubujura, kandi Imana yatugaya kuko management yacu n'icyizere yatugiriye twaba twamaze kubitakaza. Rero nyine iyi n'indi ntuze dushobora gutekereza. Ibaze havutse abana 15 buri muryango mu isi yose guhera mu gihe cya Adamu, kenze umbwire ino sukoni yawe imeze. Ngaho ibaze wowe uri kunyumva ubyaye abana 20 cyangwa 15, wenda sinzi uwunyumvise ufite ubushobozi, fata udafite ubushobozi, abo bana ari umukristo, abo bana uwo muntu yazongera kuza mu materaniro, yakongera kubana na Yesu, ese yakishimira uburyo Imana, yakishimira umugisha Imana yamuhaye? Ese bamwe bari kwiba yabishimira? Ariko ndahamya ko abyaye abana 15 bose bamwe bakagira inshingano zikomeye mu isi no mu gihugu, ku buryo abantu b'icyubahiro yakishima cyane. Abyaye na 3 bafite kubaho neza, cyangwa se Imana yahaye ubushobozi bwo kubaho neza no kubamanagingira no kubakorera, bagira imbaraga, yajya byishimira. Kuri twa byabana 15 bose ugasanga babaye ibirara, abandi babayeho nabi, ndetse no mu ijuru Imana izamubaza ngo ese wabareze gute? None ikintu nshaka kuvuga bijyanye n'uburyo twiza twebwe religion mbi, cyangwa uburyo twabanye twigishijwe religion tuyifata nabi, abandi basigarana destiny yayo cyangwa se ibyiza byayo. Twebwe hari amagambo amwe namwe tubura management, tukabura uburyo tuyagarura. Umuntu aravuga ngo ugomba kubyara kuzuza isi, umuntu agahita ashyiramo code ngo nukuzuza isi. Noneho byara unasenge, noneho byara usenge, uhuze n'ijambo rikubwira ngo ugomba gukora kugira ngo urye, riri muri Bibiliya, ntago ari ijambo riri kure. Noneho bimpuriza ibyo bintu bivuze ngo nudakora abana ntibazarya, akazi ni kaba gake, abana ntibarye, ntabwo uzajya gusenga. Nutajya gusenga uzanicuza, uzanatuka Imana, uzaniganyira, kandi ibyo bintu Imana ibyanga kubi. Ibyo rero bizatuma uganisha famiye yawe mu buzima bubi, utazagarura, utazahindura. Niyo mpamvu twari turi kuvuga uburyo Imana yaduhaye inshingano zo kumanaginga ubuzima bwacu no kumanaginga ibiri kubera ku isi, kandi twigisha inama tugendera no mu mwanya Imana iduha. Mu yandi magambo, ntabwo Imana izakugenera ubwinshi bw'impano zayo yaguhaye wakira, ntabwo izakugenera ngo ese ifite nzazakira mu gihe kingana gute. Wenda birazagora kubyumva, uraza no kumva wenda ndi kukubeshya, se wenda arabituba ngo wayobye, wavangiwe, ariko ikintu ndi kukubwiza ukuri. Niba hari ikintu kimeze nabi kigoye kumanaginga nk'abakristo,
no kwibaza ngo ese kubyara si icyaha. Noneho niba iyo ni problem iri hagati yacu, niba ari icyaha byara abana 10 udafite ubushobozi, ndebe ko uzajya mu ijuru, uziganyira, uzabababaza, nawe ubwawe uzumva ko ntacyo ukwiriye. Ariko n'uba ufite ubushobozi bwo kubarera, nushaka uzabyara 100 ujye ubitaho. Rero izi mpano Imana iduha urazifite pe, ariko ukeneye kumenya ngo nzazakira ryari. Ubwo iyo mvuze gutyo ntabwo turagera kwibaza ngo nzakoresha iyihe method yo kugira ngo mbyare abana bageze gute mbashije, cyangwa se wenda si ukwanga mbashije kuko Imana itubashisha, ahubwo nkorera, kuko dukeneye gukora. Nudakora ntuzabaho, ntuzakora ntuzarya. Bibiliya bivuga kenshi. Rero Itangiriro 1:28 avuga ngo Imana ibaha umugisha. Imana irababwira ati mwororoke, mugwire, mwuzure, mwimenyereze ibiyirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose. Abantu benshi baboneza ku bw'impamvu nziza. Kuba ngo ugiye kubyara abana benshi ni byiza, ahubwo ikibazo urumva bazabaho mu buryo utazajya urushenjagurwa n'umutima. Nicyo nashaka kuvuga, kuko ibintu bibiri byatandukanye. Ibintu byitwa gukorera isi cyangwa se gukorera Edeni, gukora n'ubutunzi. Hari umuntu bamugiye ngo Imana ngo ngizabatunga wana, ngo harera Imana. Harera Imana, ariko wibuke ko Imana yavuze ko ugomba gukora abana bakabaho. Imana izaha umugisha imirimo y'amaboko yawe. Niba imirimo y'amaboko yawe ufite uno munsi idafite imbaraga, bizakubera disturbance yo kongera kuramya Imana wishimye. Ni ibintu rero tugomba kurikinga mu buzima, nicyo nashaka kuvuga. Rero ko hari umuntu uboneza urubyaro kugira ngo ajye kwiga, arangize kwiga. Hari uboneza urubyaro kugira ngo afite wenda ivugabutumwa ry'imyaka 5, abazungu bakunda kubikora, akabara imyaka 5 mu ivugabutumwa, akazabyara umwana wa 3 nyuma y'iyo myaka 5, kuko arazi ko najya kubyara azajya kosa umwana, agire gute, ibyo bintu byose bizamurushya. None uwo muntu ari mu makosa? Nibyo tugomba kwibaza. Ikibazo cya gatatu twari gusubiza kiravuga ngo ese umukristo yaboneza urubyaro akoresheje uburyo karemano cyangwa se artificial cyangwa se yakoresha natural yonyine? Abakristo benshi bemeza ko artificial family planning itemewe, ngo ni ubwicanyi, naho natural family planning ngo niyo yemewe gusa, ngo niyo nyine yakoreshwa ikaba atari ubwicanyi. Bagendera ku ijambo riboneka muri Yeremiya 1:4 rivuga ngo nakoreye ntarakurema nkwiza utaravuka ngo ushyira ku manuzi kwanura amahanga yose. Abakatolika baravuga ngo ibisiza n'imisozi bitaratangira kuremwa ngo Imana ari gufite mu bitekerezo byayo. Ariko reka mbabwire, ikintu cyose wakoresha naturel, ukavuga ngo ngiye gutekereza ko ngiye ukavuga ngo wabara, iyo process yo kubara ireba uri kubara, sibyo? Wakifata, wagira gute, ibyo byose uri gukoresha Imana ntabwo ibyitayeho. Tekereza ahubwo final result ni iyihe ntego ufite. Iyo ntego rero nicyo cyaha, my friend. Iyo niyo ntego mbi, iyo niyo ntego. Rero gusa abantu bose bavuga gutyo ngo artificial ngo ntiyemewe, ngo hemewe natural, hari ikintu kimwe birengagiza akenshi. Birengagiza yuko byose ari kimwe, kuko bose icyo bagambiriye ni ukugabanya ubwinshi bw'abana bagombaga kubyara. Rero niba kuboneza urubyaro ari icyaha, uburyo bwose wakoresha, wakifata, wagira gute, nabwo cyaba ari icyaha. Yes. Niba kandi wemeye ko kuboneza urubyaro ukoresheje natural way means ko ari bwo bwiza kurenza artificial, waba wibeshye ko byose biganisha ku ntego imwe. Rero niba wemeye natural ways yo kuboneza urubyaro, koresha na artificial ko byose biganisha kuri ntego imwe, byose ni birth control, bigera byose mu kugabanya cyangwa se mu kumanaginga imibyarire y'abana. Ahubwo uhitamo uburyo ukoresha ugira ngo wirinde ingaruka n'uburyo bworohereza ubuzima. Niyo mpamvu dukoresha birth control. Inzira zose zigera Roma. Rero wagera i Roma unyuze France, wagera i Roma unyuze Germany, ukagera i Roma, icya mbere ni uko wageze i Roma. Imana irabona ko wageze i Roma,
ikintu runaka cyose kiganisha Roma ukaba wahageze. Rero abantu twese dukanguke guys, wakoresha natira wakoresha artificial, twese turi kugana Roma. Rero ntago ndumva utakondana kubwanjye, ntago wakondana ngo na artificial ngo na naturel, ahubwo wagize igitekerezo cyo kuboneza deja wamaze kugenda. Rero ikintu nashaka kuvuga ngewe nuko nta naturel nta artificial, ahubwo naturel igabanya riske ya negative side effect y'imiti, kuko artificial ya miti abantu bafata babitera inshinge bambara udupira bigira negative effect. Rero abantu bakoresha naturel ntibagirwaho n'ingaruka zo kuboneza urubyaro, ariko abakoresha artificial abenshi zibagiraho rimwe na rimwe, zimwe na zimwe. Rero wakoresha naturel wakoresha artificial ni kimwe, ahubwo nta negative effect zimwe ziboneka. Rero ikibazo cya kane, ese kuboneza urubyaro si ukutizera Imana? Ubundi hatabayeho kuboneza urubyaro, imiryango myinshi yakwisanga ibyaye abana benshi badashoboye kwitaho ngo babone ibyo bakeneye byose. Kandi ibi bibaho bavuga ngo twizera Imana izatubonereza, hanyuma babona babyara basaguye na bamisigaro mu gihe gito, bagahita batuka Imana bakavuga ngo Imana ni fake, ngo ntibaye, ngo ntiyabumvise, ngo yarabatereranye, ngo yarabasize, ngo ntiyumve ibyo bayisaba, ngo yumva rimwe na rimwe. Urumva, ugasanga ahubwo noneho ni gutaye kwizera cyane rwose, kuko buriya Imana yavuze ngo ni mu ubwenge nzabata. Iyo tubuze n'ubwenge ntabwo Imana yatureka. Rero njye ikintu nashaka kuvuga, dukeneye kubana n'Imana ku rwego tumenya icyo ishaka mu buzima busanzwe, cyangwa mu buzima busanzwe. Wimbwira ngo wataye kwizera ni kubera ko waboneje urubyaro, ngo noneho numara kubyara abana utabashije nibwo uzakugira. Seriously, iyo ndi kubabwira ntabwo ngiye nshaka kuvuga ngo, sishaka kuvuga ko bino bintu bireba abantu bafite ubushobozi. Nifite ubushobozi wababyara pe, nshaka kubyara miliyoni y'abana. Ahubwo ikibazo, are you ready? Kuko Salomon yabyaye abana 300-700, nako nk'igihumbi bararenga bite n'abagore yari afite, ariko yari afite n'ubushobozi nta mugore wigeze ukena muri bo. Rero no kureba ngo impamvu abakora bavuga ngo habeho wenda kuboneza, ni uko bareba ngo impano z'Imana ntabwo twazanze z'abana, ahubwo kureba timing no kureba numbers z'abo bana. Ese bazabaho gute? Ese ko intego ari ukurikira Imana, Imana noneho sinzayita kubera imbaraga nke zo gukorera abantu, ko hani usanga unasenga ari ugasanga abana wabyaye kubera timing imwe na numbers mbi zo kwakira za gift z'Imana, ugasanga ahubwo noneho bagusohoye mu rusengero kuko ukeneye gukora cyane ngo babeho, n'Imana ukayibagirwa n'ibyaha bikazamo, no kugoma no kuva mu byo ya Yesu, no gucanganyukirwa no gutuka Imana, byose bikagutwara ukarenda upfira mu bubari n'ibindi. Rero ibi bikeneye timing. Ibi kuvuga ngo rero ngo urabyaye ubya abana benshi ngo iki ngo nibwo ngo Imana ngizagufasha ngo niki n'ibiki, ibi ni nko kwitanga ku murimo w'Imana biruta ibyo utunze cyase unashoboye kwishyura, warangiza ngo Imana izaguha ibindi. Ngo my friend, ndakubwiza ukuri kuzumirwa. Niba ujya mu rusengero ukitanga miliyoni 10 uzi ko utunze imwe, uzi ko uri mu bukode, uzumirwa, kuko ayo mafaranga yandi uretse wenda umugira neza wayaguha, cyangwa se Imana igakora bya bitangaza igikora. Hari bitangaza Imana ikora biba 10% by'abantu basenga, 10% by'ibitangaza by'abantu basenga biza mu buryo budasanzwe. Wenda ukabahura n'umuntu agahita aguha amafaranga, umuntu agahita avuga ati genda kwishyuriye. Ibyo ni ibitangaza 10%. Ibindi byose habaho icyo bita Imana setting ama opportunity tukayexploit. Rero niba utanze miliyoni 10 warazibonye uvunitse, Imana ntikore cya gitangaza bidasanzwe Imana igikora by'abantu basenga, ugasanga Imana isikora ibintu bidasanzwe, itegetse ibintu bidasanzwe. Abandi bose tugendera muri opportunity Imana setting mu buzima bwacu. Bivuze ngo uzongera ufate ya myaka yindi wakoreye yandi, wongere uyakoreye mu opportunity arenze cyakora Imana izasetting. Rero bivuze ngo wisubije inyuma. Niba ufite miliyoni 10 wari gutanga basebyiri, niba ufite umutima wo gukorera Imana cyane, nabwo nta kudakoze, kandi Imana yakora imirimo ikomeye muri ayo mafaranga utanze. Rero ibi niko bimeze. Rero niba uri ko byara abana bakurusha imbaraga, nabwo ubwabo baragusohora mu rusengero. Kereka Imana ikora bya bitangaza bidasanzwe ukabona ubushobozi bwo gutunga abana. Rero aho kubyara utitaye ku mubare w'igihe uzabyarira abana bawe,
utitaye ku mubare n'igihe uzabyarira abana bawe ni bangahe, ahubwo byarutwa ukareka Imana. Wareka Imana ibikubuza ubundi ukaboneza urubyaro, naho ubundi nubyara budashoboye kurera cyangwa se aho utabona ko mu bushobozi ugezemo, wenda ushobora kubyara umwana umwe ejo ntuhagarike ntuvuge ngo sinzongera kubyara, no. Buriya ahubwo ikintu kibi ku bakristo ni uko bamwe nzabyara abana 5 gutese. Icyo nicyo kibazo gikomeye. Nubyara udashoboye kurera bikakunanira gutunga umuryango, ibyo birutwa no kutizera cyangwa se ukaba umupagani. Kuko nubyara abana 10 ushoboye n'umwe atarabona minerivare, urambwira ko ari uzakizwa neza? Ikintu ushaka kuvuga ni kimwe, ngiye ku bwanjye abakristo ntabwo bagashyizeho boundary zo kutabyara kugira nzabyara abantu 7, oya, ahubwo bagashyizeho ko bati nzabyara umwana umwe, nimara kugera kumera gutya mbyare uwa 2, nimara kumera gutya mbyare uwa 3, nimbona bimeze kumbyare uwa 4, gutyo. Noneho yashaka kuzabyara abana 10, ariko abana bose ko bagenda baza mu bushobozi Imana igenda imutezamo intambwe. Kuko kubwira Imana ngo ngize gift zigumane byo ntabwo ari byo. Imana yagukeneye gift veni zakire kugeza igihe ubona zirangiriye, ariko zigendanye n'imbaraga z'ubushobozi urimo wowe ubwawe. Dusomye Timoteyo wa mbere 5:8 haranditse ngo ariko niba umuntu adatunga abe cyangwa se umuryango we, cyane cyane abo mu rugo, aba yihakanye ibyizerwa kandi ababaye mubi hanyuma y'utizera. Si ijambo uri kuryumva? Niba byakunaniye gutunga umuryango wawe, uba uwihakanye ibyizerwa ngo kandi ububaye mubi hanyuma y'utizera. Bisa ngo niba umuryango wawe wakunaniye, ububaye umupagani kurusha uwizera. Ibi ntabwo tuba tubizi nk'abakristo, ariko dukwiye kubimenya. Niba umuryango wakunaniye, menya ko urutwa n'umuntu utaramenye Imana, urutwa n'umuntu utizera. Yes, it's correct. Niba ubyaye abana ukabona bari kurira, bafite amaganya, bafite ibibazo, bateye agahinda, barababaje, buri gihe babonye urarira ufite ubwoba, menya ko urutwa n'umuntu utizera. Byatwa ugasohoka mu rusengero bavuga ngo I can't, there is no ability, I cannot support those guys. Ni cyo nashaka kuvuga rero. Urumva rero ko ari ibintu tukwiye guhuza. Twavuze ngo umugore ni umugisha, correct, abana ni umugisha, correct, ariko biravuze ngo umugore ni umugisha, Paul itanaba ngo kandi ubyo tukaba single ibaze. None na hano biravuze ngo abana ni umugisha, ariko biravuze ngo niba ubyaye abana, niba ufite umuryango ukaba utawusapotinga, byarutwa yuko wareka no kwizera, ukareka no gusenga. Bisobanuye ngo icyaha cya mbere kiba mu muryango. Niba uri umugabo uri mastermind w'umuryango, umuryango ukaba uhangayitse, nta kubaho, nta ari ibibazo, ari intambara, ari amaganya, ari induru, nta kurya, nta kuryama, nta gusinzira, nta kugoheka, ari ibibazo byuzuye umuryango, ari induru, amavunja, intambara, ibyo bintu byose ukaba uri umukristo ubifite, ngo byarutwa nuko usohoka mu rusengero ukareka kwizera. Soma Timoteyo wa mbere 5:8. Rero Imana iduhe imbaraga n'ubushobozi n'ububasha bwo kugira ngo tubashe gusapotinga famiye zacu. Tujye kureba noneho umwanzuro cyangwa se ibikubiye mu bintu twasomye muri biriya bintu cyangwa turi kureba. Niba uboneza ukoresheje natural way na artificial way wayikoresha, kuko ubwo buryo bwose buganisha ku kintu kimwe, kubyara bake. Niyo ntego. Imana iramutse ibihanira ukoresheje natural cyangwa na artificial, bose bahanwa, bose ni kimwe. Yeremiya 1:4 byose bibahanwa. Niba ufite ubushobozi buhagije bwo gutunga abana benshi, wabyara rwose, si ngombwa kuboneza urubyaro. Babyara nushaka kubyare amamiliyoni nta kibazo, ugomeze wagurize. Ariko niba utabufite, attention, no cyane cyane uri umukristo. Ikindi, kuboneza urubyaro bireke burundu cyangwa se bikore, kuko ikibi ni ukwanga kubyara na rimwe, cyangwa ukavuga ngo ndekeye aho, ngo nzabyara abana banaba, ukumva nyine wowe urashaka kurimita gift z'Imana. Ni wareretswe gift z'abana Imana izaguka, abana babagwijije, nta kimana izabahagaga ku giti cyayo. Kuko umwana si ikosa, buriya abana turabarenganya. Umwana aravutse, utangiye kujya ukubita, udihagura, umwima ibyo kurya, unamutuka, umuvuma, uriya mwana uramurenganya. Yaje mu isi kugira ngo ayinjoyinge, kuko Imana nicyo yaturemeye. Ariko araje ahise ahura na negative desire zawe, kuko umwana yaturutse mu ijuru ari umumarayika. Urabona ukuntu avuka ameze, nta kintu abazi,
amara amezi agera muri 7 atabasha no kurya ibyo mu isi byaramunaniye kubyadabutaho. Arakuze utangiye kumwoka ibitutsi no kumubwira nabi kuko ubayeho nabi. Ariko mbere yo ujya kumwakira ntihugeze utekereza kabiri. Imana ishobora guha amahirwe yo kuvuga ngo ndakira impano. Imana dufite impano z'abana ariko tuzazakira mu yiherenje y'ubuzima dushoboye. Kubakira nushaka uzabakire paka upfuye. Ariko basi what is the timing? How kugira ngo ujye uvuga ngo I'm not eligible to have this son, just these daughters. Okay, numa ryo twaganiraga ngo ese ni kuboneza urubyaro biremewe ntibyemewe. As conclusion ku bwanjye kuboneza urubyaro biremewe mu bushobozi Imana yaduhaye twebwe abantu, nibyo dutekereza n'ubwenge Imana yagiye duha. Kuko simpamya ko abaganga bavumbuye biriya bintu ari abicanyi komuteri cyangwa se satani wabahamagaye kugira ngo babivumbure, ahubwo ni ubwenge. Kandi ubwo bwenge bwa Imana yarabutanzwe kugira ngo tubukoreshe. Ahubwo kiba gikeneye no gushyira kuri balance y'ubwenge twahawe, bukora gute bukeneye gute. Rero ikibazo ikintu navuga ngo abantu bibaza ngo ese kuboneza urubyaro ntibyangiza ihame ry'Imana rivuga yuko abana ari impano y'Imana. Abana ni impano y'Imana, ukwiye no kwakira impano z'Imana zose yakugeneye, ahubwo timing y'uburyo uzakiramo izo mpano ni ikenewe. Ushaka kuzabyara abana 10 bitewe na timing wowe ubona ufite n'ubushobozi ufite bujyanye no kumanaginga izo gift zo kwita kuri izo gift Imana iguhaye. Kuko Imana ntabwo iduha abana nk'impano zo kwicara ngo turebere cyangwa zibeho zitunge. Ni impano Imana iduha kugira ngo tuzitunge, tuzikuze, no zigere ku rwego nabo zo kugira ngo izo mpano zitange izindi mpano, cyangwa nazo zakira izindi mpano ziturutse ku Mana. Rero kabiri ese nitugomba kureka Imana ikaba ari iduha ubwinshi bw'abana tugomba kubyara? Ngiye numva twareka Imana ikaduha ubwinshi bw'abana tugomba kubyara, aho kubera ya timing turi kwiha bitewe n'ubushobozi dufite bwo kwakira za mpano y'Imana cyangwa za mpano z'Imana. Bisa nkaho twamaze kuri Imana bitewe n'uko imyaka yacu yagiye igera ikajya muri menopause. Ariko nanone nidukora timing bizadufasha kugira ngo tubyare abana tubona ko batazabaho ngo badutera agahinda, rimwe na rimwe imirimo y'amaboko yacu ntibasatisfying. Rero ntago mvuze ngo muri miti abana muzabyara my friend, twe tugomba gukira mu abana tuzabyara, kuko si natwe twiha impano vraiment. Imana ni iduha impano, ahubwo dukeneye kwakira impano z'Imana mpaka bitewe n'ubushobozi dufite bwo kwakira za mpano z'Imana. Ngo twari dutegetswe nk'abakristo, bivuze ngo ikintu dukwiye gukosora ni ukosora kumva ko tuzabyara guhera ukivutse nta limite y'umwaka nta minsi. Dukeneye kwakira impano z'Imana mpaka, ahubwo dukeneye gushyiramo timing. Bijya niba ubona ko wenda uzabyara nyuma y'imyaka 4 aribwo uzaba ufite abana, wabyara umwana wa kabiri, urabona ariko ubishoboye, iyo mpano niho uzayakirira. Hako bivuga ngo ningira imyaka 30 nzahita kubyara, kuko gift z'Imana zishobora no kurenga inyuma ya wa mwana, zishobora kurenga inyuma ya kuboneza kwa umwana akavuka nkuko nabasara byabayeho. Icyaha kikaba ryari rero abortion. Ngo naravuze ngo imyaka 3 ntabwo nzongera kubyara, ugatijya gukoresha abortion gukuramo wa mwana. Ubwo nibwo icyaha cyatangiye vraiment. Umuntu Imana amaze kumuzana mu isi no utangiye kumukuramo ko yageze mu nda yawe kare, no utangiye kumukuramo. That is icyo nicyo cyaha gikomeye. Umutiye kureba ngese umukristo yaboneza urubyaro akoresheje uburyo bwa karemano cyane rwose artificial yayikoresha mu gihe ari kugira ngo yungurize timing. Wabyaye umwana wa mbere n'amafaranga winjiza no gutunga umuryango byanze, ushyiraho wa kabiri, umwana wa mbere agiye kujya kwiga kandi urasenga, ukeneye no gusenga no gufashwa no kubana n'Imana. Urambwira ko uzinjoyinga ubuzima bwa gikristo no gusenga ubana n'Imana muri uwo mwanya? Bizakugora, ntabwo bizashoboka. Rero niyo mpamvu nakubwira ngo rimwe na rimwe ukeneye gukoresha iyi artificial cyangwa naturel, kuko byose biganisha muri child cyangwa se birth controls. Rero wakora birth controls ukoresha artificial cyangwa naturel, cyangwa byose ziganisha ku ntego imwe, gukora timing y'impano z'Imana uzagenda wakira n'igihe uzazakirira. Kireke Imana igiye guhaye impanga, aho urumva nta kintu warenzaho. Imana ibiguhaye umugisha cyane kandi vuba cyane. Ese kuboneza urubyaro ntago bigabanya kutizera. Twabonye muri Timoteyo yuko umuryango we wananiye, aho rutwa n'utizera, byarukwa agasohoka mu rusengero akagenda akabanga, noneho umuryango wananiye reka nivere mu rusengero. Timoteyo wa mbere 5:8 yavuga ngo ariko niba umuntu adatungabe
cyangwa se umuryango we, cyane cyane abo mu rugo, aba yihakanye ibyizerwa kandi ababaye mubi hanyuma y'utizeye. no ariyo nuze twavuga twarebaho cyane. Rero nibyo nashaka tuganira. Ikindi cya nyuma nuko kuba umuntu yavuga ngo aboneza urubyaro agende ku ijambo rivuga ngo muzabyare mwuzure isi, bitandukanye no kuba wamenya isi tugezemo. Isi ya kera isi igeze muri tiriyari niba ari 3, sinibuka neza, tiriyari 3 mu gihe kera hari abantu bagira, Imana ibivuga hari abantu batageze no mu abantu bagira 6. Ngayibaza abantu 6 buzura isi, noneho ageze muri tiriyari 3. Buri gihugu gifite amamiliyoni y'abantu. Urumva ntabwo iyo ntego kuzuza isi yaruzuye deja. Isi ntago yuzuye, ariko isi ifite abantu benshi, bitandukanye na cya gihe isi yari imeze nkaho irimo icyanya cy'ubusa. Simvuze ngo nitubyare ngo isi yaruzuye, isi ntago iruzura pe. No mu buryo bw'Imana isi ntiruzura. Isi iracyakeneye abantu bo kuyituramo, ariko ntabwo dukeneye pressure nk'iya kera. Kera nushaka kubyara abana 800 wahitaga umbwira ati jya munsi y'urwo hari ikibanza. Nushaka kubyara abana 100 wahitaga ufata imisozi ukayiba kwiza ukabagabagabanya. Ubu ngubu nta musozi, nta mazu, no kugira ngo ubone ikibanza urakigura nkaho waje mu isi iwanyu badafite gakondo. Rero Imana iduhe umugisha, hari Imana dukomeze. Rero ndababwira ko ikiganiro ntabwo nagitanze mu buryo bw'impamvu za politike cyangwa impamvu zindi zo kugomesha. Uko niko mbona ibintu nako mbyumva, nawe uragira uko ubyumva, ariko ngewe nuko nabonaga ibintu bikwiye kuba, aho tujye duhora mu ntonganya, mu ntambara, mu bibazo, mu maganya, mu iki. Deja mbega abakristo ibintu tukirengagiza ko intego y'ikintu cyose kitubeshaho ku isi ari ugukuramya Imana. Niba kuramya Imana byanze kubera abana twabye tukabita ko impano y'Imana Imana yaduhaye ari ikibazo, twakabitekerejeho tukibaza ngo ese ahari ntitwa turi kwibeshya, ahari ibintu byose by'amabef controls cyangwa se kuboneza urubyaro biri kuza muri mindset z'abantu. Nta kuntu twabitwara neza ntibigaragare nk'icyaha ku Mana cyangwa se ubwicanyi, ntibibe child abortion, ahubwo bikaba mu buryo bwo kugira ngo tubone umwanya wo guhimbaza Imana. Ntabwo tuba twisha abantu, ahubwo tuba turi gusettinga time y'uburyo bwo twakakiramo za mpano y'Imana. Kuko abantu benshi bari gukora break up, baratandukana kubera ko management y'urubyaro bari kubyara ibiri kubananira no kubana n'Imana bikabagora, kuko iri kure y'Imana n'ibindi byose birakuranira rimwe na rimwe. Rero turi kumwe tuganira ku ijambo ry'Imana n'ibitekerezo. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Rero ndabashikariza gukora subscribe, share na comment na like kugira ngo tukomeze kuganira ibindi biganiro bikurikiyeho. Nyine nitwa Wise Valence. God bless you so much. Ndabakunda cyane kandi nkunda u Rwanda, nkunda n'abanyarwanda. God bless you so much. Ndagushikariza gukora subscribe, share na comment. Turagushimira Imana yacu ko uri kumwe natwe, tugushimira kuri Imana y'ubwenge n'ububasha n'ubushobozi n'ubushishozi. Reka rero ugomeze ubane natwe, abanyumvise bose bagire neza, ubwenge n'urukundo rwawe bibagaragareho, ubahe imbaraga, wakomereza imitima, kandi twese turindire hamwe, uduhe umugisha, ukomeze kuduhishura byinshi bihishwe, uduhe kunesha no gukomera. Tugushimire kuri kumwe natwe, kandi umuntu wese watwumvise icyubahiro cy'Imana kimurinde, kimubeho, ubwiza bw'Imana bumusange, ubuhora umutima we, utanga amasoko n'umugisha mu byo akora, kandi umubuhore, urinde urubyaro rwe n'abana be. Twumvise ko abana ari umugisha wawe, rikugomeze uturinde, kandi abantu bose babuze urubyaro ugomeze bahe urubyaro. Abumvise bino biganiro badafite urubyaro bahe urubyaro, abatarakira impano ziturutse mu ijuru z'abana n'urubyaro zibagaragareho, kandi abo Satani yaboshye akaboha urubyaro kuri bo n'imbaraga z'abadayimoni ndazishwanyaguza, ndatokesha mu izina rya Yesu. Reka iminyururu yose iboshye na kandi zo mu miryango mu izina rya Yesu zituma abantu batabona urubyaro, reka zikurweho, ahubwo umugisha w'Uwiteka umanukire ku bantu bawe n'abanyarwanda bose n'isi yose, abategereje n'abashaka kwakira umugisha w'urubyaro uturutse mu ijuru ubagaragareho. Ndagushimiye ko twumvise, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha ko twari turi kumwe. Ndabakunda cyane. Kora subscribe kuri Healing God Official kandi sharing, ukore na like. God bless you so much. I love you so much. I love you. Kora like kuri Healing God Official. God bless you. Ciao.